mukunzi, icara untege amatwi nubwo byaba ari ubwa nyuma. Mukuri nanjye urandenganya, ni Besto wabiteye ngo mbone uko. Mukunzi, dore uko byatangiye, untege amatwi nduhuke nubwo wowe utambabarira, umutima wanjye uraremerewe. Ubundi bijya gutangira nari mvuye guhura n'uwahoze ari umukunzi wanjye umwe nakubwiye twatandukanye imbere yawe. Yari yanumyeho ngo mushyire amafoto ye nawe ampa yanjye ubundi birangire. Nuko mu gahinda kenshi mvuye nsa n'uwafashe umwanzuro ko nazongera gukunda. Mu rukundo nabonaga haba guhirwa. Nibwo nageze muhira no kurya biranga. Ijoro ryose sinatoye agatotsi, naraye ntekereza uburyo umukunzi umwe nari mfite rukumbi nawe agiye ampemukiye. Mbonye nta yandi mahitamo ndatuza. Gusa nsa n'uwari warahindahiro ko ntazongera kujya mu rukundo. Sinongeye kwizera urukundo kuko nabonaga ko ari urw'abahiriwe, naho ababihuye nkanjye nyine twaremewe gukunja isura. Muri ibyo bikomere byose nibwo nahuye n'umusore. Twari ku rugendo tugana ahantu hamwe, tugirana ikiganiro kirekire, ambwira ibyo yanyuzemo kuva avutse, nanjye muciramo muri make by'ubuzima bwanjye. Tujya gutandukana yatwaye nimero yanjye, nanjye ntwariye. Kuko nari maze kubona ko ari ibigeragezo nkanjye. Ikindi nabonaga ko ari we dukwiriye kuganira, ko niba urebye twari duhuje ibibazo byo guhemukirwa mu rukundo. Haciyemo igihe tuganira, mbese nyine urebye ibyacu byari agahinda. Yari yarababajwe mu buzima. Numvishe nyine mugiye impuhwe, mpitamo kujya muvugisha nkamuganiriza, mbese nyine nkamuganiriza kugira ngo ndeke agahinda kashira, akongera byibura guseka. Uko iminsi yashiraga numvaga nyine ntarara ntamuvugishije, ndetse nawe ubwe byari uko. Niyo yasangaga telefone yanjye nyine ntari kuyifata, yakundaga gusiga ubutumwa akambwira ngo ntuza kuboneka umbwire. Byaranezezaga kuko nyine nabonaga nyitaho, gusa nta rukundo yambwiraga kuko njye ntari naramurahiriye ko ntazongera gukunda. Nuko duhitamo kwibera inshuti bisanzwe. Uwo musore nta mutima mubi yagiraga, nibazaga umukobwa wamuhemukiye impamvu yabikoze bikanyobera. Iyo nanjye twabaga tuvugana nta yindi kore numvaga nshaka kwitaba. Urebye nyine niwe wagiraga kunyota nabaga mfite. Yambwiraga amabanga akomeye, nanjye nkamubwira buri kimwe. Niyo nibagirwaga kumubwira akantu, narongeraga nkamuhamagara nkamubwira, kabone nubwo wenda amasaha yabaga yakuze, maze nawe akankundira akanyitaba nta bunebwe ndetse nta n'ibitotsi, mbese ubona ko ari nkahabyutsa ako kanya. Niyo twahuraga ntitwaburaga icyo tugamba. Yubahaga ibyo namubwiraga byose, nanjye nkubaha ibyo akunda byose. Sinkubeshye, uko iminsi yashiraga numvaga ndushaho kumwiyumvamo, ariko nanone nkumva atari iby'urukundo rutuzi rw'abantu bakundana. Byari birenze rwo kuko narisanzuraga birenze iby'abakundana. Abatubonaga hanze bo batari bazi ibyacu, babonaga nyine dupangana dufitanye n'umushinga wo kubana. Yari amaze kumenya byose nakundaga, ubwo agafata igihe akantembereza, akangurira pizza n'ibindi byose nabaga nshaka. Nkwibutse njye nawe twari inshuti bisanzwe. Iyo twajyaga kugura imyenda twarajyanishaga. Nari maze kumenya amabara yose akunda. Namuguriraga impano kenshi cyane ngo ndebe ko namushimisha byibura akibagirwa ibihe yaciyemo. Umunsi umwe nibwo yanyicaje ati, urabona ko tumaranye igihe kinini, njye nawe turaziranye birenze. Mbese muri make urebye uri Besto. Naciye ku ruhande, nanjye naramushubije ntaciye ku ruhande, ntiyego Besto. Ubwo twese turaseka.
nuko ku izina ryanjye muri fone ye yandikaho Besto, amfata mu biganza byombi turarebana mu maso nta guhumbya. Umusore muzima ngiye kubona mbona ararize, kwihangana byaranze nanjye ndarira, niko kunyegamiza afata agatambaro atangira kumpanagura amarira ndatuza. Namubajije ikimuriza ambwira ko yibutse urukundo, musaba ko yakwihangana kuko sinashakaga ko yongera kubabara. Naramubwiye nti ese nzakora iki ngo mwibagize akababaro watewe n'urukundo? Gusa sinari nirengagije nanjye ko nababajwe, gusa we nabonaga ndenze. Yansabye ikintu gikomeye cyane kuko nkibyumva narikanze. Yarambwiye ati mukobwa nkunda, urabizi uri inshuti yanjye, sinagutenguha kandi sinifuza kukubabaza, ariko rero unyemereye twajya tujyana mu ibanga ry'umusozi gushaka amazi y'urubogobogo akunda kumanuka ku rutare, ukunda yebuka inyota irenda kumpita natabara. Namubwiye ko nzajya muherekeza tukajyana, ariko amasaha yarakuze musaba gutaha. Arankundira aramerekeza ngeze imuhira. Icyo joro sinongeye gusinzira, nibazaga ku magambo ya Besto. Yarampamagaye turagamba, yongera kunsezeranya kutazantenguha cyangwa ngo mbabaze, nuko numva ndushijeho kumukunda cyane. Iminsi yabaye myinshi, numva nkumbuye guherekeza Besto. Umunsi tujyana gushaka isoko twagiye urugendo rurerure cyane, numva narushye nuko turaruhuka. Namubwiye ko tuzagaruka ubutaha, nari mfite ubwoba bwo kumureba mu isura nta n'igitonyanga twari twabonye, ansaba kujya nisanzura igihe tugenda. Ni Besto wabiteye kugira ngo niyumve uko, numvaga nishimiye cyane kumubona nezerewe. Indi minsi yakurikiye uwo, hari umusozi twatembereyeho wari ufite ubwatsi butoshye, mbese ubona ko ntacyo ubaye. Nibwo twageze mu ibanga ryaho tuhasanga iriba risuma ridasakuza, turicara tunywa amazi dushira inyota. Mbese iyo nzira ntiyongeye gusiba. Nahamagaye Besto mu masaha ya nijoro, mushimira ko yanyeretse ibyiza, tunoza umugambi wo kuzajya dusura uwo musozi bidasabye ko inyota iturenga, byibura tugasukura iyo soko ngo idasiba. Namusezeranyije ko ntazigera ngira undi nereka iyo soko ngo bose batayiyoboka iryo riba rikazakama. Nawe mbwiye ko ari njye wa mbere wemeye gushirika ubute gutemberana nawe kugera aho tuvumbura isoko nziza nk'iyo, mbese imara inyota. Ndakwibutsa ko njye nawe twari inshuti bisanzwe. Nkiri muri uwo munyenga na Besto, nibwo waje mu buzima bwanjye umbwira ko umaze igihe unyitegereza ukambonamo ibyishimo nk'iby'umukunzi wifuzaga. Nibwo nagusabye gutanga bitekerezaho. Nibwo negereye Besto mubwira iby'uwo musore, nti indeshyo n'agasumbashyamba, ntumusore udasamara, niyagamba ntategwa kandi asa n'utazambabaza. Besto yarababaye cyane ati ubwo wagiye kukunyibagiza, nuko ariko mwizeza ko nzaguha urukundo rwawe nawe nkamuha umwanya we nka Besto. Yambwiye ko n'ubundi atari uwo kumbabaza, ko yabinsezeranyije andekera uburenganzira bwanjye, nuko nongera gusubira mu rugendo rw'urukundo gutyo. Isezerano nongeye guha Besto nuko nagombaga kuzajya muherekeza kuri rya riba nk'ibisanzwe. Numvise nta mpamvu inkumira kugukunda, nibuka ko kandi uwo twashwanye mbere yawe washimishijwe no kumbona nta mukunzi mfite. Nibwo nateye intambwe mvuga yego ngo dufatanye uru rugendo. Gusa wowe waje utandukanye kuko wari warabihaye umurongo ndetse ucaho n'akarongo ko tuzahita tubana mu nzira ya vuba, data akabona abuzukuru. Mu minsi yabanje nari nguharaye, nyuma kubera igitutu cyawe ngo twitegure, nkumva nkumbuye Besto.
namuhamagaraga rwihishwa ngo njye nawe tudashwana, uzambwiye ko nta mpamvu yadutandukanya usibye yo kuguca inyuma gusa. Nanjye numva ngize ubwoba gusa mpita niminjiramo agafu, ntekereza ko Besto n'ubundi bye byose abikora mu ibanga. Mukunzi, ndaje imbere yawe mbabaye, mfite isoni n'ikimwaro cyinshi. Nahereye kera mbyuhisha, none ntacyo nkiramira. Nanze kwakira uwo waje uri we, mbona tutazajya tujyana ku iriba nka Besto, none mfatanye igihanga, nishe igihango twagiranye. Mukunzi, wenda niba ukinkunda ca inkoni zamumbabarire. Ni Besto wanze kuva ku izima ngo arashaka ko twiyibutsa bya bihe, none iseseme irandenze, singishaka ibikaranze usibye isosi y'ibiharage gusa. Ni Besto ntangije ari umukunzi wankunze afite gahunda kandi yo kurushinga. Mu gihe we nta nashwayo kuya tuzabana. Mukunzi, nibutse y'amajoro umpamagara ugasanga bagutanze umurongo, ntava mu mabi yanjye na Besto, nkakuvugisha rwose ubona ko ntanabyitayeho, nkakurakarira ngo uba watinze. Mukunzi, nawe hari icyo ngushinja. Warandakazaga bikambabaza, agahinda kanjye kagatura Besto. Niwe wabashaga kunkandira handya, yaba ari n'imisonga akayihinda mu masegonda. Mbabarire rega ni Besto. Mukunzi, basi umutima wanjye uraruhutse, ubu ngubu isigaye n'ibyawe, ni wowe ugomba kumenya niba ugomba kumbabarira. Gusa ni Besto wanshutse, amarangamutima ye sinzi uko yamfashe. Mbabarira mukunzi, ni Besto.